nyine mwabindi utangura ubwo se ntabazo ngiriye niyo godasi yawe wagiraho ni yasko wambaye igikapu wagira ngo ni nzaruhahira ubwo se nkawe twavuga n'iki ko kintu ahanga niho ngenda n'iryo kote ry'ibivumburire ga bansurebe iyi bori iri muri ayisi wo utarajya ko byawe wagiraho ni iby'abazimu ubundi umusaza rafiki none leta ijya gutereta abadayimoni uyu musaza rafiki kirayizi uramuzi ndekura namumenye itese iki ni bayita ikinyusi icyo ni ikigotasi cyaswa wambaye yagenda ako sister wamusoneshereje ko hari yabyumva jemba afite ifungo wakintu naho ubundi se n'ubundi nta n'ikibazo ni iki ahubwo ngenda vuga yera anakwikumushonesha ari kumushonesha ntabyo kumushonesha ahubwo wowe n'iki abahungu b'iki gihe nta kofe bagira ntaki ejo bo nimba mbunanye n'agahungu ati ngwino tugende rero ufite ikofe mu gihe tugezeyo ararije arambwira ngo simbona yose se yashizemo nta n'ikintu yampaye nta na fata yari yambaye umva nta mafaranga bakigira rwose habe n'urwara rwo kwishima nimbura mukoro ziriko zerera zirukanga inyuma y'udukobwa nta kofi nta n'akabambiri zo kogeramo bagira uzi yuko basigaye barabuze n'ipantaro zo kwambara ntabwo ziza no kwikura muri bagenda bayizunguza gutya oya duce hano yari hariya nako ndibutse neza duce hano yari hariya niho ariko hano ntabwo ko cyo gihe twazamukiye hano rero tubuce uko tugere hano rero avuga ngo cyandabuye iki ahubwo akimara kumbona kuri style akimara kumbona ku mati wa down kwikoti rya down akimara kumbona kuri setire savuga ati umwana ndakwamye ati ndayamaniza zo mwana ukuntu ameze ati ni nk'igisabo azamukutaka zose wakwigenda n'ibitomoke sister bitese twabaza se mwana ariko ukuntu tuba tumeze mani tuba dukeye mani nk'abantu b'inigo urumva baramagaza ku cyango cya danje mani inkweto mani guri 50 urabona kano kantu nako kagura senkana urumva yose n'urujana ruvunze iyo setire noneho isetire mani njye ngo uruyibona urumva yihagaze amafaranga menshi bro yihagaze mu madolari bamagaje ku byanka kandi noneho urebye n'iki cyango nta na kigwa naho kacyambara cyadanje noneho nakitengwe kaninzi noneho papa nakwe niyanjye urumva uriya mudugudu twaba batesha bundi wamubwira boro yego wakintu reka nanjye mushonesha wakintu fata nawe gatanu wakintu ngenda umurasita wakintu urabyumva ariko nanone akazamo akantu kaki uri kubona yego mama boss ni iki gikapo se iki ni ikidorari wakintu rasita ubwo nta n'ikintu twakwirirwa duciriye igihe wahereye uvuga ko mbona nta kintu cy'agaciro icyo wambwiyemo nkubone neza iyi shenete ubundi iyi ni woro wakintu iyi ni woro ni woro iki kari nk'ikiziriko dada wamumbwiriye ni ikiziriko icyo gishimi wambaye ni ikiziriko kino ni ibirombe mani none tukweretse n'ibindi tuba duhagaze binyereke se ariko urahita ushonesha nawe hano tuba duhagaze ibirombe ata nkushonesha gira hirya gato ndakwerekana hahandi ubundi nyine mwabindi utangura ubwo se ntabazo ngiriye niyo godasi yawe wagiraho ni yasko wambaye igikapu wagira ngo ni nzaruhahira ubwo se nkawe twavuga n'iki ko kintu ahanga niho ngenda n'iryo kote ry'ibivumburire ga bansurebe iyi bori iri muri ayisi wo utarajya ko byawe wagiraho ni iby'abazimu ubundi umusaza rafiki none leta ijya gutereta abadayimoni uyu musaza rafiki kirayizi uramuzi ndekura namumenye itese iki ni bayita ikinyusi icyo ni ikigotasi cyaswa wambaye yagenda ako sister wamusoneshereje ko hari yabyumva jemba afite ifungo wakintu
naho ubundi se n'ubundi nta n'ikibazo oya n'iki ahubwo ngenda ndavuga mushonesha ari kumushonesha ntabyo kumushonesha ahubwo wowe n'iki maze tugakomeza nanakwikundiye buriya naho ubundi kiriya gitipe izarenge zabo bakabacomokora ibintu nk'ibyo ngibyo nyine urabyumva cyambaye n'ubwato bw'inkweto niba mwankunze mwakwemera kujyamo hano tukicira isheni nakwemera kujyamo kubera ifunga nanjye ndajyamo kubera ifunga